twanditseho neza. Kunyitegereza ntuvuge. Ako kari agaciro ni abantu nangaga yuko bandogoya. Mwaramutse neza nk'uko nari nangiye igitondo cyiza. Aka kanya ndagira ngo tuganire twungurane ibitekerezo ku mavideo aba yatambutse mu minsi yashize. Ese izi video zibafasha iki? Inyurabwenge muzibonamo ni izihe? Icyo mwakongeramo nkamwe muzikurikira, mwumva mwamfasha iki kuri izo video zitambuka umunsi ku wundi? Muzibona gute? Mwambwira mute uko ziba zifashe? Niyo mpamvu mbabwira nti mujye munyandikira hariya muri comment kugira ngo twungurane ibitekerezo, kuko umunsi ku wundi nkora indi video ari uko nabanje gusoma. Iyo nasomye comment hariya bimpa motivation yo kugira ngo nanjye mbashe kuba nabona uko nakongera ibindi bitekerezo. Mbese bifasha mpuziriza hamwe ibitekerezo bya message mwampaye, noneho bikampa indi nyurabwenge yo kuba nagira ikindi mbagezaho. Akenshi nifashisha ibitekerezo abantu bampaye banyandikiye hariya muri comment, ari nako nkunda kwibanda gushimira mwebwe mwanditse muri comment. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko natangiye mbibabwira, message zanyu ni ingirakamaro. Message zanyu ni ingirakamaro. Mujye mukomeza munyandikire tujye duhana ibitekerezo. Ni ukuri ndabasaba kugira ngo akanya gato mwigomwa nk'uko musanzwe mubigenza buri munsi. Aka kanya mwigomwa rwose mujye mumfasha, munyandikire, murayikinge, mukoreshe ya kugira ngo n'abatabashije kubona ibiganiro byanjye bajye babasha kubibona. Kandi mwebwe mukora share mugakora like, mwebwe muri comment rwose ntimuzajye mucika intege. Ni ukuvuga ngo ntimuzajye mucika intege. Ndabashimira cyane umunsi ku wundi mfata akanya nkicara nkakurikirana message zanyu. Niyo mpamvu rero nahisemo gufata icyemezo cyo kugira ngo njye mbasha gukora video nkurikije inama zanyu muba mwangiriye, kuko akenshi inama zanyu ni ingirakamaro, ziramfasha cyane. Ntabafite ntacyo nabasha gukora, nta n'icyo nakwigezaho. Niyo mpamvu nanjye nishimira kubana namwe umunsi ku wundi. Reka mbifurize rero kugira umunsi mwiza, dore ko izuba ryanavuye. Uyu munsi dufite umucyo, ikirere kirasa neza, dufite ikirere cyiza. Hanyuma mbifurize no kuzagira weekend nziza, dore ko twageze no mu itangiriro ry'ukwezi, ibihe tugiye gutangira kwitegura iminsi mikuru. Nifuje kubana namwe rero mu minsi mikuru, dusangira byose, dusharinga byose bitugirira akamaro. Murakoze, umunsi mwiza.